azazira. Sasa umukobwa ari kwibaza nimba yamwibagiza cyangwa ntamwibagiza mbere yuko agenda, kuko agomba gusubira mu nyanja kugira ngo abashe gushaka utubaraga abashe kubaho. Narakubwiye mukundwa, ku rukundo rwanjye ni rurerure kurusha buno buzima turimo. nanjye nakifuje ko wakabayeho neza utekanye. ko byagenda kose bazongera bahure nta kibazo. 사. 그럼 네가 선택해. ngaho niwe ugiye guhitamo. nimba umanagura ubwonko bwanjye bwibutsa nkibagirwa ko nigeze nkundana nawe, cyangwa se nimba uri buve hano ukagenda gusa, niwe uri bubihitemo. nyamara uburenganzira ni weho buno ufite guhitamo. mbere yo kugenda ugasubira mu nyanja, uhitemo nimba usiga unyibagije cyangwa uri bundike sinkwibagirwe. umukobwa arahitamo iki? Katururi. Okay, noneho mpisemo icyo ngiye kugukorera. icyo uhisemo gikore. Katururi. Madame Samake arahitamo iki? gusubira mu nyanja isize yibagije umusore ko bigeze banakundana ubuzima bwose babayeho, cyangwa se iramureka azajya akomeza yibuka ibyo banyuranyemo? irakora iki? umusore we yayihaye uburenganzira, icyo ushaka bari icyo ukora. mbega yo umusore we nta guhitamo afite. rangije. Madame Samake iyo habaye akantu nkaka uba ufite amahirwe menshi yo kuba wakwibagirwa ibishatse, cyangwa se ikaguhereza ikakwihorera. sinzi ikiri umukorere. urukundo ruhari hagati ya Madame Samake n'umuntu. ubundi urukundo buriya nta mupaka rugira. usanga umuntu yaragiye agakunda bibaze gukunda Madame Samake, cyangwa usanga umukobwa yakunze Arafati Kabul, kibaza kuko Arafati bibaho. urukundo nta mupaka rugira. yari episode ya 19. reka tujye tureba episode ya nyuma dusoza ino season ya 20. ese biragenda bite? Madame Samake musize he? iramwibagije ntabwo imwibagije? shaho ndabakunda cyane.